Reka nongere mbasuhuze mbifuriza umugoroba mwiza cyangwa se igitondo cyiza bitewe nawe uherereye hirya no hino ku isi. Umunsi mwiza kandi ndizera ko niba twarabanye muri izi nyigisho turimo tuganira ku gukiranuka kw'Imana, nta kabuza umaze kugira icyo wunguka cyane cyane mu kurushaho kumenya Imana n'ubuntu yatugiriye muri Kristo Yesu. Reka nongere mbahe ikaze. Uyu munsi turaganira ku nzitizi zitubuza kwakira gukiranuka kw'Imana. Mu nyigisho zacu z'ubushize twarebeye hamwe gukiranuka icyo ari cyo n'itandukaniro ryo gukiranuka. Hari ugukiranuka kwaranze abantu babayeho mbere y'uko Imana iha Mose amategeko. Uku gukiranuka kwari gushingiye ku myitwarire n'ingeso abantu bagiraga, ni ukuvuga ubupfura, ingeso nziza, imico myiza, kwirinda ibibi n'ibindi. Hari no gukiranuka kwari gushingiye ku mategeko ya Mose. Uku gukiranuka kwari gushingiye kuri mérite, ibyo umuntu yabaga yakoze byiza. Ibyo Bibiliya ibyita imirimo yo gukiranuka cyangwa se imirimo itegetswe n'amategeko, nk'uko Tito abivuga mu bice 3 umurongo wa 5. Twarebye n'ukundi gukiranuka ko kwihariye kwitwa gukiranuka kw'Imana. Niko gukiranuka bizeye Yesu bose bahabwa kubwo kumwizera, maze nabo bakakira uko gukiranuka nk'impano. Twafashe umwanya uhagije dusobanura uko gukiranuka kw'Imana uko ariko n'uko umuntu aguhabwa. Niba ari bwo cyumva iki cyigisho, reka ngusabe uze gusubira inyuma wumva inyigisho zabanje. Wazisanga kuri YouTube channel ya Senga Emmanuel official. Ndabizi neza nibwo wasobanukirwa n'ibyo turi kuvuga. Uyu munsi rero turarebera hamwe inzitizi zitubuza kwakira gukiranuka kw'Imana, kandi mu by'ukuri ari twebwe kwagenewe. Reka dusenge. Data wa twese, Yehova muremyi w'ibintu byose, ndagushimiye kuba tubyaye bwa kabiri. Warakoze kuduha Yesu umwana wawe w'ikinege kugira ngo atubere incungu. Ngushimiye umwuka wawe wera waduhaye kumwizera. Ndasenze ngo umurike mu mitima yacu kugira ngo turusheho kumenya ubwenge, ubutunzi butagira akagero waduhereye mu mukunzi wacu Yesu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abafilipi bice 3 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 9 haragira hacya hati: niba hari undi muntu wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, ngewe namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi wo mu bwoko bw'Abisiraheli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganya gitorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana kugaheshwa no kwizera. Paulo icyo yigishaga Abafilipi kwari ukugira ngo yongere arwanye inyigisho z'ubuyobe, ababuza kwiringira izindi nyigisho zarimo zinjira rwihishwa zibabwira ko bidahagije kwizera Yesu gusa, ahubwo ugomba no kugira ibindi ugerekaho. Nuko abihaho urugero ababwira ati, ibyo bababwira nanjye nakagombye kuba ari byo nirata, kuko ngeweho mu by'ukuri nabivukiyemo. Atangira kubabwira nawe ibyo yakagombye kwirata. Ibyo Paulo yakagombye kwirata yabyerekanye nk'aho byakabaye inzitizi kuri we zo kwakira ubutumwa bwiza, ariko nawe yerekana ko mu by'ukuri ibyo byose udashobora kubigereranya n'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu, aribwo bwamuhesheje gukiranuka kw'Imana. Reka turebe izo nzitizi rero. Benshi zababereye inzitizi, abandi zirabahuma rwose. Paulo yavuze byinshi, ariko tugerageze kubishyira nko mu mirwi 3. Izi nzitizi tuzirebere mu ngingo 3 z'ingenzi. Inzitizi ya mbere ni ivuko rye, nationalite ye, igihugu cye, uwo ari we. Niyo mpamvu yagize ati, nari umwisiraheli nkomoka mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo. Icya kabiri ni idini rye. Niyo mpamvu yagize ati, nari umufarisayo ukomeza amategeko. Icya gatatu ni ugukiranuka kwe. Niyo mpamvu yavuze ati, gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo, icyo bita self righteousness. Ibi uko ari 3 mu by'ukuri ni inzitizi zikomeye no muri iki gihe, nk'uko Paulo yerekanaga ko nawe byakamubereye inzitizi zo kwakira ubutumwa bwiza,
ariko we akavuga ko yahishuriwe ubutunzi butagira akagero buhishe muri Kristo Yesu, aricyo cyatumye izi nzitizi zitamubera impamvu yo kwakira Yesu ngo amubere umwami n'umukiza ndetse no gukiranuka kwe. Reka tubirebe mu buryo burambuye. Impamvu ya mbere, ivuko ryacu. Iri vuko mu by'ukuri ni inyungu za kamere. Muri iki gihe mu by'ukuri hari insengero nyinshi ujyamo ugasanga haravugwamo abahanuzi n'abandi bakozi b'Imana bahanurira abantu, babasezeranya iby'ubu buzima, babasezeranya ubutunzi, icyubahiro, gukomera, amashuri menshi, imyanya muri politike cyangwa mu bigo bikomeye, gutangiza za business zikomeye, kujya mu mahanga. Ubwo birumvikana ko basezeranywa visa, abagabo, abagore, kubaka urugo, urubyaro rukomeye. Reka si ibyo byonyine, banababwira abanzi babo, bakababwira ko babaroze, babajyanye amafoto yabo n'imyambaro y'imbere ikuzimu, bityo bakabasaba ibitambo kugira ngo bavuguruze bya bitambo byatanzwe n'ababarozi. Muri aya materaniro birukana inyatsi na karande, kandi umugisha utangwa n'Imana unyuze mu bakozi bayo uterwa n'icyo watanze. Iyo ushaka kubona mwinshi nawe utanga byinshi. Ntuzigera na rimwe uhasanga ijambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo basoma Bibiliya basoma mu isezerano rya kera, aha ndavuga ibitabo, ariko uretse n'ibitabo n'umwuka ubukurikiye ibyo bavuga nawo n'uwisezerano rya kera. Uzahasanga basengera abanzi babo ngo bapfe, bakabivuga bishingikirije za Zaburi. Iyo uhageze wagira ngo ugeze mu yindi si utazi, ariko mu by'ukuri ifitanye isano n'Abisiraheli, kubera ko imico n'imigenzi mu by'ukuri ni iby'Abisiraheli. Akenshi uzasanga badatana n'ibishura byo mu Isiraheli, ibitereko by'amatabaza, amavuta, amazi n'ubutaka byo mu Isiraheli. Abateye imbere bakora n'ingendo ntagatifu muri Isiraheli, banagerayo rimwe na rimwe bakongera bakanabatizwa. Gusa igitangaje nabo bavuga ko bizera Yesu, ndetse n'amazina y'insengero zabo mu by'ukuri uzasanga asa n'icyo Yesu yakoze. Uzasanga yitwa abacunguwe, kubohoka, ubuturo bwera n'ayandi. Mu by'ukuri biragoye kumenya icyo abangaba bizeramo Yesu, kuko si kenshi avugwa no mu byigisho byabo. Ahubwo Yesu avugwa gusa igihe bagiye gusengera abantu, birukana abadayimoni cyangwa se inyatsi, noneho bakajya bavugira bati mu izina rya Yesu. Ariko reka tugerageze turebe ngo aba bantu bizeramo Yesu iki. Bisa no gusoma hagati y'imirongo, icyo bita lire entre les lignes cyangwa read between lines. Mu by'ukuri reka turebe uko bizera nubwo bitoroshye. Kuri bo Yesu asa naho yapfuye kugira ngo bamere nk'Abisiraheli, mbese bahabwe kumera nkabo. Niyo mpamvu niyo basenga biyaturaho imigisha yabo, kuko nabo ni uko bibona. Mu by'ukuri icyo bafite Abisiraheli mu gihe cya Mose batari bafite ni ukuvuga mu ndimi gusa. Icyitonderwa, kuri bo Yesu yapfuye kugira ngo nabo bamere nk'Abisiraheli. Ariko nanone muri aya matorero ntuzigera na rimwe wumva ijambo ubutumwa bwiza no gukiranuka kw'Imana, kuko mu by'ukuri nta butumwa bwiza buhaba. Niyo mpamvu nabagereranije na kwa kundi Paulo yavuze ngo mfite ibyo nakwirata byakambujije kwizera Yesu, ivuko ryabo. Ibyo bavuga byose ni iby'inaha, ni ibya kamere, ni iby'umuntu w'umubiri, byababereye inzitizi yo kumenya gukiranuka kw'Imana. Niyo babwiye ibya Yesu bakubwira ko Imana yabavuzeho, bafite amasezerano, niba hari n'ibyasohoye, nta cyatuma batizera ko ari Imana yavuganye nabo. Ntago bajya bahumuka amaso ngo bamenye n'ubutumwa bwiza n'icyo Yesu yaje gukora. Ibi ni inzitizi ikomeye kuri bo ituma batakira ubutumwa bwiza. Inzitizi ya kabiri, idini ryanjye. Ubundi idini ni iki? Tugenekereje gusobanura amagambo yoroshye, idini ni inzira abantu baba barashizeho ibaganisha ku Mana. Iyo nzira cyangwa ubu buryo abantu baba barashyizeho bubageza ku Mana bugizwe n'urutonde rw'ibyo ugomba kuba wujuje kugira ngo ugere ku Mana, cyangwa kugira ngo Imana ikwemere. Mbese ni bya bindi Paulo yavuze ngo mu by'idini nari umufarisayo. Nubwo mu by'ukuri bigoye kuvuga ngo abafarisayo bariho, ariko icyo tuvuga iyo tuvuze abafarisayo tuba tuvuze umwuka. N'ubu rero umwuka w'abafarisayo uzitiye abantu kwakira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Abafarisayo bari bazi ko ari bo bonyine bazi ukuri kw'ibyo Imana yavuze, kandi bakakugenderamo. Bibonaga nk'abantu batari barivanze n'andi mahanga cyangwa indi mico n'indi myizerere nk'abasadukayo, maze bakundaga kwambara imyambaro ibaranga ko biyeguriye Imana, bakiyiriza ubuza kenshi, bagasenga amasengesho y'urudaca,
agatanga icyacumi ndetse n'amaturo. N'uyu munsi rero umwuka w'abafarisayo ubaye inzitizi ituma benshi badahishurirwa ukuri k'ubutumwa bwiza ngo bakire gukiranuka kw'Imana. Dore urutonde rw'imirimo biringira: bizera kwatura ibyaha, kwiyeza kenshi, kwirinda mu byo barya n'ibyo bambara, baha agaciro iminsi basenga, bashyira imbere kwitandukanya, baritanga mu mirimo y'Imana, batanga icyacumi n'amaturo, bafasha imfubyi n'abapfakazi, bakunda idini yabo kuko babona itunganye kurusha ayandi, bakunda kubwiriza ku cyaha, kucyatura, kukihana no kucyanga. Ibyaha birarutana kuri bo biterwa n'ibyo uba wakoze, kuko hari n'ibyo ukora bakagushyira ku muhano, mbega bakaguca. Kubahiriza imihango yabo bifitanye isano n'ubugingo buhoraho. Aha ndavuga nko kujya ku igaburo ryera, kubatizwa, kuziririza iminsi n'ibindi. Ikibabaje, nabo bizera Yesu ko yapfuye akazuka kandi ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ariko Yesu kumwizera kuri bo ntibihagije niba udakora rwa rutonde rwose rw'imirimo n'imihango twavuze haruguru. Aba barababaje kuruta abandi kuko mu by'ukuri ubukristo bwababereye umutwaro, bagenda baremerewe, bararushye, so bazabona Yesu aje kubaruhura. Kandi bo nubwo bifuza ko Yesu agaruka, ntibizeye ko naza azanabajyana mu ijuru kuko bizaterwa n'uko azabasanga bameze. Cyakora muri bo hari abizeye ijuru, kuko mu masengesho hari umuhanuzi wari bahanuriye ati, mwana wanjye niwumva uko Uwiteka avuze, nguhaye ijuru. Dore amwe mu magambo abangaba bakunda kubwiriza uzasanga kuri pulpit. Nk'ubu Yesu aje wasanga witeguye. Twe turakorera ijuru. Gutinya Imana ni izingiro ry'ibyo bavuga, ndetse batanga ingero z'abo Imana yacishije mu idirishya ibata hanze kuko batihannye ngo bature ibyaha. Icyifuzo cyabo gihebuje ni ukuzagira iherezo ryiza. Baba bavuga kuzajya mu ijuru, naho ubundi kwifuza kugira iherezo ryiza ntibyari bibi. Icyitonderwa kuri bo, kwizera Yesu ntibihagije ngo ukizwe ubone ubugingo buhoraho. Ugomba no kongeraho na ya mirimo n'imihango kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Kandi iyo uvuye muri bo, ndavuga mu idini ryabo, uba usa n'uciwe mu ijuru. Inzitizi ya gatatu: self righteousness, kwiringira gukiranuka kwawe. Mu by'ukuri kwishingikiriza ku gukiranuka kwawe ntibyoroshye kubibona no kubisobanura, kuko bimeze nka virusi yihisha kure ku buryarya n'ubwibone bwacu. Iyi nzitizi abigaragaraho bemera ko Yesu yapfuye akazuka kandi ko gakiza kabonerwa muri we, kandi imihango n'imirimo ntabwo igifite imbaraga muri bo cyane. Ariko nanone ntibumva ukuntu Yesu naza agasanga ukora icyaha kanaka azakujyana mu ijuru. Gusa basa n'abashyira mu nyurabwenge, bakavuga bati, Yesu naza agasanga waguye mu cyaha nko kurakara cyangwa kuvuga nabi, ntabwo kameme yagusiga. Ariko nanone hari ibindi byaha atakwihanganira. Nubwo batabivuga ngo babyature, ariko mu by'ukuri kwizera Yesu kwabo kugomba kuba gushyigikiwe n'ingeso zo gutungana kwabo. Bo ntibiringira imirimo, ariko baha agaciro imibereho itunganye iyabo, kuko imibereho itunganye byo mu by'ukuri turayikeneye kandi Yesu arayiduha. Ariko bo bashingira ku yabo. Ni nayo mpamvu iyo uvuze ubuntu ko bukiza gusa, babwita ubuntu buciriritse cyangwa buri extravagant. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 9, Paulo we avuga ko ibyarindamuye byose byabaye igihombo kubwo kumenya ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo. Kubw'uwo avuga ko yahombye byose, ndetse abitekereza ko ari amase kugira ngo aronke Kristo, kandi aboneke ko ari muri we adafite gukiranuka kwe kuva mu mategeko, ahubwo afite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana kugaheshwa no kwizera. Muvandimwe, nutemera guhomba ibyo byose wubakiyeho gukiranuka kwawe, ntuzigera ugera ku gukiranuka kw'Imana. Ndabizi ko bigoye, kuko wibwira ko ufite ibihamya byinshi by'Imana, wemezwa ko wabanye n'Imana, ufite amasezerano ndetse amwe muri yo yarasohoye. Ntiwumva ukuntu ibyo byose byari kuba, nyamara ibyo ukora atari ugukiranuka kw'Imana. Abandi mufite imyanya, uribaza uti, ese ubu ngubu mpinduye imyemerere nagana he? Nasenya itorero, nasenya ibyo nubatse, maze ibyo bigatuma ugundira kuko utinya kugira ibyo uhomba. Paulo yaravuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari amase kubwo ubutunzi butagira akagero,
ntacyo wagereranya no gukiranuka kw'Imana. Ni ubutunzi butagira akagero muvandimwe, kubera ko amahoro, ibyiringiro n'ituze bibonerwa muri ko ntacyo wakugereranya nacyo. Uratinya gusa naho usubira kuri zero cyangwa se usenya ibyo wubatse, ariko niba atari ukuri wibigurana gukiranuka kw'Imana. Ndabizi neza urambajije uti ese uko gukiranuka kwawe kwitwa kw'Imana ko numva gusa no gushyigikira ibibira? Niba uzi ibyanditswe ubu wamaze no kunsomera Timoteyo wa 2:3-5. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Wongeyeho na Timoteyo wa 2:4-3, bazigwiriza bigisha babigisha ibihwanye n'irari ryabo. Ndagusabye muvandimwe, wihangane we kuncira urubanza no kuma Satani muri aka kanya. Turacyari mu gitondo cy'ubutumwa bwiza, cyangwa se turi muri salle d'accouchement, hamwe ababyeyi babyarira. Umwana nibwo akivuka. Ubu turi mu ntangiriro z'ubutumwa bwiza. Ubutaha tuzareba ko gukiranuka kw'Imana gukurira muri twe, nubwo tuzaba dukoresha irindi jambo, ariko nicyo tuzaba tuvuga. Tuzareba umurimo w'agakiza wuzuye Yesu yadukoreye, uko atubyara ubwa kabiri, akatugaburira amata y'umwuka adafunguye kugira ngo dukuza tugeze ku gakiza, dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuzabona kuza kwe. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana muremyi w'ijuru n'isi, warakoze kuduha Yesu, we mpano y'agakiza kacu, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. N'ubu turagusabye ngo duhe umwuka wo guhishurirwa, bitume tumumenya, tumenye no gukiranuka twaherewe muri we. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.